muhawe ikaze mwe mwese mudukurikira ku rubuga rwacu ruzwi ku izina Kubaturwa TV. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo bibane namwe. Uyu munsi Kubaturwa TV ibazaniye inyigisho ishingiye ku mpanuro Yesu yatanze cyangwa se ku butumwa Yesu yahaye umusamariyakazi. Gusengera Data mu mwuka no mu kuri bisobanura iki? Mbere kugira ngo tubashe gusobanukirwa, ni mucyo dufatanye turebe ikiganiro Yesu yagiranye n'umusamariyakazi ubwo bahuriraga ku iriba. Ni izihe mpanuro Yesu yatanze? Nanone nihe bihuriye no gusengera Imana mu mwuka no mu kuri? Igitabo cy'umuhanuzi Yohana ibice 4 umurongo waho wa mbere kugera 24 dusoma ngo: nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe siwe wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba. Hari ku isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mutuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramubwira ati, kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi, uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati, databuja, ko udafite icyo uvomesha, n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukira mu isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati, databuja, makuru ayo mazi ntazagira inyota, kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati, genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5, n'uwo ufite ubu si uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati, databuja, menye yuko uri umuhanuzi. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera Data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kwisengera mu mwuka no mu kuri. Tukimara kumva imvugo ya Yesu ngo dore igihe kiraje ndetse kirasohoye,
ubwo abasenga data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene aba ari bo bamusenga. None ko twumvise ko Imana ishaka abayisenga mu mwuka no mu kuri, ni mu buryo ki gusenga no mu kuri ubwabyo bisobanura iki? Ni mucyo dukomezanye n'iki kibwiriza. Gusenga Imana mu kuri no mu mwuka bisobanura iki? Kugira ngo dushire cyangwa se dusobanukirwe, ni mucyo turebere hamwe icyo Bibiliya yigisha dushingiye mu ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya. Kugira ngo dusobanukirwe icyo Bibiliya yigisha, ni mucyo turebere hamwe imyizerere ya Gisamariya. Yari ishingiye ku ki? Imyizerere ya Gisamariya yari ishingiye ku bitabo 5 bya gihanuzi, cyangwa se ibyanditswe byera. Ibitabo 5 by'ibyanditswe byera ubwabo barabifashe babisanisha n'imyemerere yabo. Ibyo nibyo bishingikirizagaho. Ariko abayahudi bo basomanaga ibyanditswe kuko bari barabibikijwe, ibyo byagengaga ubuzima bwabo bwa buri munsi, ndetse babyigaga amanywa n'ijoro. Nusoma mu Gutegeka kwa 2 ibice 6 umurongo wa 6 kugera ku 8, urasanga impanuro ngo amategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Abayahudi bizirikaga ku mategeko y'Imana ndetse n'impanuro zishingiye mu byanditswe, bakabasha kubana n'Imana nk'uko yagenwe. Nanone hari itandukaniro rikomeye hagati y'Abasamariya n'Abayahudi. Abayahudi icyo barushaga Abasamariya ni iki? Ni mucyo turebere hamwe icyo Pawulo yabivuzeho mu ibaruwa yandikiye Abaroma ibice 3 umurongo wa 1 n'uwa 2. Haranditswe ngo, nuko Abayuda barusha abandi iki? Cyangwa se gukebwa ku maziki? Abayuda babarusha mu buryo bwose. Irya mbere nuko babikijwe ibyanditswe. Abayuda n'abandi bantu babizerwa bashoboraga kwemerwa n'Imana mu gihe bemeraga badashidikanya impanuro Imana yabahaga binyuriye mu ijambo ryayo. Ariko se ni iki ibyo byagombaga kubasaba? Bagombaga kwizirika ku mahame y'Imana akiranuka, nk'uko nabigaragaje mu Gutegeka kwa 2 ibice 6 umurongo wa 6 kugera ku 8. Igihe bagombaga kwisunga amahame y'Imana akagenga imiryango yabo, bashoboraga kungukirwa n'impanuro Uwiteka atanga binyuriye mu ijambo rye. Nanone abantu muri iki gihe cyacu bagirwa inama yo kwiga ijambo ry'Imana bahuza ibyo biga n'imibereho yabo ya buri munsi. Kubera iki? Intumwa Pawulo yabivuze mu Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 8 kugera 12. Reka twumve impanuro yatanze. Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 8 kugera 12 haranditswe ngo, mu batware b'iki gihe nta wabumenya, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Ariko nk'uko byanditswe ngo, iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka urondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Ni mucyo rero tuze turebere hamwe
turacyari mu Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo tugeze ku murongo wa 11. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana nuko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Yaduhereye iki? Ubuntu. Imana yaduhaye umwuka wayo iwuduhereye ubuntu, kubera ko twiziritse ku mahame yayo akiranuka, bituma tugirana imishyikirano yimbitse nayo, bidusunikira kugirana nayo imishyikirano iduhishurira byose. Kimwe n'abasenga Imana mu kuri, niba dushaka ko Imana itwemera cyangwa se yumva amasengesho yacu, tuyibwira tuyisaba ibyo dukeneye byo mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, niki dukomeza gusabwa nayo? Abakristo basengera Imana mu kuri no mu mwuka. Iyo niyo nsanganyamatsiko yacu. Ukuri gushobora kuboneka. Ukuri gushobora kuboneka. Abantu bize filozofi bishizemo ko nta muntu ushobora kumenya ukuri. Niyo wamenya ko ushobora kumenya igice cy'ukuri. Ariko nubwo abantu bamwe na bamwe bavuga ko hariho ukuri kutuzuye, niko biri koko? Uko siko umwami wacu Yesu Kristo yabitubwiye, yabigaragaje. Mu ntangiriro z'umwaka wa 33 muri iki gihe cyacu, sa n'uwitegereza Yesu ahagaze imbere y'umutegetsi w'Umuroma bitaga Ponsiyo Pilato. Hari habaye iki? Ubwoko bwo yakomokagamo, ndavuga bw'Abayahudi, bari bafitanye urubanza. Yesu yari yarigize umwana w'Imana, niko bavugaga Abayahudi bamurwanyaga, ndetse ikindi bavugaga ko yigereranya. Yashakaga guhinyuza imyigishirize yabo, ndetse iharabika ugushaka cyangwa se uhinyuza icyo Imana ishaka kugira ngo abantu barusheho kugendwa n'ubutumwa. Reka turebere hamwe icyo baje kuganira n'icyari kigambiriwe uwo munsi. Turi kuri sous-titre cyangwa se agatwe gato kavuga ngo ukuri dushobora kukubona. Ubwo Pilato yahataga ibibazo Yesu Kristo, hari ikibazo yamubajije kiri budufashe gusobanukirwa icyo ukuri ari cyo. Reka duhurire muri Yohana ibice 18 umurongo wa 36 tugere ku muri 38. Haranditswe ngo, Yesu aramusubiza ati, ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Iyaba ubwami bwanjye bwari ubw'iyi si, abagaragu banjye baba barwanye ngo ntahabwa Abayuda. Ariko noneho ubwami bwanjye si ubw'ino. Pilato aramubaza ati, noneho ga uri umwami? Yesu aramusubiza ati, wakabimenye ko ndi umwami? Iki nicyo navukiye, kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri. Ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Pilato aramubaza ati, ukuri ni iki? Amaze kubivuga cyo, aherako arasohoka ajya aho Abayuda bari,
arababwira ati njye nta cyaha mubonyeho, njye nta cyaha mubonyeho. Muri iyi nyandiko Pilato yasohotse aho yari ari kubariza Yesu ibibazo, kuko ubutegetsi bw'abaroma ntabwo bwifuzaga ko hari umuntu waguhirika. Nyuma yaho habaye iki? Yesu ubwe ntiyigeze asobanurira Pilato ikijyananye n'ukuri cyari cyo, nk'uko Yesu yari asanzwe abikora mbere yaho y'uko aganira na Ponsiyo Pilato. Yari yaragiranye ikiganiro n'abigishwa be, nabo birashoboka ko baba bari baramubajije ijambo ukuri icyo ari cyo. Yaje kubiberurira, ababwira muri aya magambo ati, muri Yohana ibice 17 umurongo wa 17 haranditswe ngo, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ry'ukuri. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ry'ukuri. Yesu ubwe yavuze ko ijambo ry'Imana ari ry'ukuri. Nanone Pawulo yabigarutseho muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 16 na 17 yagize ati, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Kugira ngo ugere ku rugero runaka nuko watozwa n'ibyanditswe. Kugira ngo ushobore kugirana n'Imana imishyikirano nuko wakwizirika ku ijambo ry'Imana ryahumetswe, ndetse ukahuza ubuzima bwawe naryo. Yesu yahamije ko ijambo ry'Imana ari ryo kuri. Mu misengere yacu dusabwa guhuza ijambo ry'Imana n'imisengere, ndetse ibyo dusoma bikagenga ubuzima bwacu bwa buri munsi. None abantu badasobanukiwe ijambo ry'Imana ko ari ryo kuri bagomba kumenya iki? Bagomba kumenya iki? Abantu badasobanukiwe ko ijambo ry'Imana ari ryo kuri, nta handi bazahura no kubimenyeshwa. Ariko se nk'uwibuka, Yesu ari hano ku isi, yasize atubye abigishwa be, abaha inshingano yo kujya kubwira abantu ubutumwa bwiza. Turabisanga muri Matayo ibice 24 umurongo wa 14 aranditswe ngo, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo ubu buhamya bwo guhamiriza amahanga, nibwo imperuka izaherakiza. Nanone Yesu ari hano ku isi yibukije abigishwa be umurimo ukomeye bagombaga gufasha abafite imitima itaryarya kugera ku rugero runaka. Yagize ati muri Matayo igice cya 28 umurongo waho wa 19 na 20, ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Nanone hari abakristo bateshutse, hari ikintu bakangurirwa gukora. Pawulo yabivuze mu Bagalatiya, igitabo cy'Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 14, yagize ati, ariko mbonye batakigenda mu nzira igororotse ihura n'ukuri kubw'ubutumwa bwiza mbwiriza Kefa imbere ya bose nti, ubwo wowe uri umuyuda ukifatanya n'abanyamahanga, ntiwifate nk'abagiriki nk'abayuda, niki gituma uhatira abanyamahanga kwifata nk'abayuda?
bivuga ngo twakagombye